ntabwo akubaza ngo uri umusore, ntakubaza ngo ufite umwana, ntabwo akubaza ngo uri umukobwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ko ari umwuka uri kuvuga, ntajanisha, ntatatona, ntabaza, arakwesiza. Igisobanuro cya mbere cyo gukorana n'umwuka ni uguca bugufi. Icya kabiri, iyo umwuka aguhamagariye mu bantu aguha impano ebyiri. Imana ntishobora gukorera mu muntu udafite imikorere nk'iyayo. Rero umuntu wese wadutsweho n'umwuka, atagira imbuto z'umwuka, atagira urukundo rw'umwuka, atagira kwihangana k'umwuka, uwo ntaba ari umunyamwuka. Icyakora ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana, nshuti z'umusaraba. Amen. Tugize umugisha wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe. Tubahaye ikaze mwe mwese muje ku ijwi ry'umukanguzi. Araba amaze iminsi cyangwa ushobora kuba uje nonaha uyu munsi. Ngira ngo intego twese duhuje intego, ni intego ibonerwa mu gucungurwa, kubonerwa muri Kristo Yesu. Ndabizi neza abizera twese dutegereje igitondo cy'umuzuko, tuzahabwa ubundi buzima, tugahabwa n'umubiri utongera kubora cyangwa ngo upfe. Ndi Marcel nk'ibisanzwe ku ijwi, turi kumwe na Aniseti, imbere yacu muri kumureba kuri kamera, turi kumwe na Jeanne Kwizera udufasha gutunganya ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Reka mvuge ngo nawe Imana imuhereze umugisha. Amen. Turabashimiye namwe mwakoze share, musangiza abandi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Reka tuvuge ngo mwakoze neza gukorera Imana, kandi mu gihe cy'amapfa no mu gihe cy'amakuba Imana izabibuke. Reka mvuge ngo namwe mubikiwe ubwami mu cyanya cya Kristo. Anise, tubahaye ikaze, suhuza bene data turi kumwe muri iki kiganiro, hanyuma tuza no kubona akanya mutuyobore mu isengesho. Murakoze. Amahoro ya Kristo Yesu abane namwe, ndabasuhuje. Nk'uko Marcel bivuze, nitwa Aniseti, ndi umukristo, ndi umubwirizabutumwa bwiza, niyo muhamagaro. Hanyuma turi hano kugira ngo tuganire impamvu y'ibyiringiro byacu. Amen. Marcel aragira ati ubwo mwakoze share mubikiye ubwami. Niba warizeye ukakira Kristo umwami n'umukiza, hanyuma nibye ukabibwira abandi, muri ubwo bwami uzahabwa n'ingororano, harimo n'amakamba. Rero bari bambwiye ngo dusenge, reka dusengane, ariko niba utarakora subscribe kandaho n'ayo magambo y'umutuku kuri sabone, hanyuma duhite dukomeza tujye tubana buri munsi. Reka mbasabe niba n'ikiganiro kikunyuze, ukaba udashaka gutera comment ngo muri comment utubwire uko ubyumvishe, amarangamutima yawe tuyabone uyanditse cyangwa utubaze, reka ngusabe basukore kuri like. Niba kikuryoheye, niba ugikunze, ugihe na mwene so. Dusangire ijambo ry'Imana nk'uko natwe tubonye ari ngombwa ko dusangira ijambo ry'Imana, tukicara hano imbere yanyu ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waduhamagariye mu rupfu rwawe, umaze kuzuka, ukomeresha ubugingo bwacu kukwizera. Tumaze kukwizera uzamuka mu ijuru, icara iburyo bwa Data kugira ngo hatubere. Ijambo ryawe riravuga ngo kuko aho uri natwe ariho tuzaba, natwe niko tubyizera. None uyu mwanya tukiri mu isi watugize abahamya b'ubwo bwami. Uyu mwanya turicaye kugira ngo tubuvugeho. Ubwami bwawe nibuganze mu bantu, icyo ushaka aba ari cyo kiba, kugira ngo ukuboko kwawe gukomeze kudufata twebwe abizeye ko waducunguye kandi ababyemera. Icyo ushaka ko aba bantu bumva ukinyuze muri twe, kandi urwaye ducyashya indwara mu izina rya Yesu, byago n'amakuba byizingira kuri bene data. Mwami, turasabye kugira ngo Uwiteka yorohereze buri muntu wese, kugira ngo ishimwe rye yaduhamagaye ribe mu mitima yacu. Ni mu izina ryawe tubisenze twizeye none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu. Amen. Amen. Dusuje bene data bari ku migabane itandukanye. Yego. Amerika na hehe na hehe. Ugirayo abantu bajya baguhamagara bakurikira ubutumwa bwiza ku ijwi ry'umukanguzi? Nabo bangira mu Rwanda. Ngo girayo abantu, hari ikintu abantu bajya bagira ngo ni igitangaza. Njyewe burya isi nyifata kimwe. Isi yose ni imwe kuko amahanga narayagenze. Urabizi n'ubu nkigira uwo mugisha. Yego. Ariko mbabwije ukuri ko hari aho twita ishimwe kandi njye nkahabona nk'ikirere kitabamo
uburyo bwo hari ikirere usengeramo isengesho rikanga, yego, hari n'aho usengera isengesho rikagenda. Jene Kwizera sinzi niba yari abizi, hari umugabane uzamuraho isengesho ntibikunde reka da pe. Noneho ikintu cyantangaje, iyo uri mu Barabu urasenga isengesho rikagenda kuruta uko wasenga uri muri Amerika. ubwo se biterwa n'iki? Abantu bahari batwandikiye muri komenti, burya abantu bari muri ibi bihugu by'Abarabu barasamura isengesho rikagenda, ariko bari muri Amerika biragorana. Gusa nabo riragenda, ariko ibirere si bimwe kwa Muteri. Hanyuma dufiteyo abantu, dufiteyo inshuti, dufiteyo abizera dusangiye kwizera, turabasuhuje ku bwa Kristo Yesu. Amen. Ntekereza ko nta mugabane utariho umuntu dukurikirana, ijwi ry'umukanguzi, dukurikira ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ishimwe. Reka twihanganisha abantu baba bari kutwumva barwaye n'abari mu makuba y'uburyo butari bumwe, abo nabo turabihanganishije. Nimukomere, Kristo ni umwami. ni iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, kuko nimumara kwemerwa muzahabwa ikamba ry'ubugingo. Yego. Kandi twe tubabwira ntabwo ari uko twatsinze amakuba, hari nayo twihanganiye tukiyarimo. Yego. Amen. Aha, umurage n'impano twabitandukanya gute? Ubwo ushatse kuvuga umurage wande? Ndavuga umurage umuntu ashobora guhereza. Ni kimwe. Umurage n'impano ni kimwe? Byose ni kimwe, kuko ukuraga niwe ubuguhaye. Okay. Imana iguhereza umugisha. Uyu munsi reka tuganire ku mwuka wera. Umwuka wera ubundi mu buzima abantu batabisobanukiwe, umwuka wera ni iki? Ubundi iyo tuvuga umwuka wera tuba tuvuze ubugingo bw'Imana. Yego. Nituvuga ubugingo bw'Imana, mwumva umutima wayo, mwumva umutima w'Imana, imiterere y'Imana, mwumve urugingo rwayo. Nsamara yizinze. Yego. Niyo, kuko Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. Tuvuze Marcel tureba wowe. Yego. Ariko udafite umutima uba upfuye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Marcel ni umutima muzima. Yego. Niyo tuvuga Imana rero mu buryo bw'umwuka, Imana ni umwuka. Ahubwo kuki ari umwuka kandi inafatika? Yego. Iba umwuka kugira ngo itwigabanye twese, kugira ngo ibere hose icyarimwe, uyigire nanjye nyigire, kuko umwuka ntabarirwa mu bwinshi, ni umwuka umwe ariko ugera hose icyarimwe. Yego. Icyo twumvishije ni uko umwuka ari ubuzima bw'Imana mu mibereho y'umuntu uri mu isi. Yego. Umwuka w'Imana ugira limite mu bantu. Ntabwo umwuka w'Imana ntabwo ari ubuzima bw'Imana mu mibereho y'umuntu uri mu isi. Niyo mu isi nta muntu waba uhari. Umwuka ni ubugingo bw'Imana. Yego. Yego. Umwuka w'Imana hari aho akwiye kugarukira, cyangwa umwuka w'Imana arahari hose? Ndavuga mu muntu, hari abantu uzabona dushobora kuvuga ngo aba bantu batuyemo n'umwuka w'Imana. Hari n'ushobora kureba ukabona umwuka w'Imana ntawe uhari. Mbere yuko aguturamo hari ikintu gitera confusion mu bantu, twagiye tubivuga, ariko abantu bose ntibasubira inyuma ngo barebe ibiganiro twakoze. Reka urebye iki kiganiro dusamarayizinge cyangwa dushyire mu mpine. Ubundi igikorwa cya mbere umwuka akora ku muntu ni igihe twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo twizeye tukemera kwemera, tukimara kwemera tuba tubyawe n'umwuka. Kuko kwa kwemera tukwemejwe n'umwuka. Yesu yavuze ijambo rikomeye avuga ngo ntawuza aho ndatarehejwe na Data. Abo ni abasanze Yesu. Noneho hari n'abo Yesu asanga, bo bataje aho Kristo ari. Abo Yesu asanga bemera ijambo rye. Iyo bemeye ibyo Kristo avuze, baba babyawe n'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ni umwuka. Ntabwo ndibuze kujya in deep turebe biologicoma ijambo cyangwa ijwi rigizwe n'ibiki, ariko muri make ni umwuka. Ijambo ni umwuka, kandi mutandukanye ijambo n'ijwi. Ijambo n'ijwi mu bitandukanye. Ijambo ni ikintu kivuze, ijwi ni ikintu kivugijwe. Ubu wumvisha ijwi. Yego. Si byo se? Ariko nta jambo. Ariko nimvuga urumva ijambo. Murabizi ko n'umuringa ugira ijwi. Yego. Ariko ntugira ijambo. Ijambo rero ni ikintu kivuzwe, ukemera icyo. Iyo wemewe ijambo rya Kristo,
ukaryizera riraguhindura. Iyo riguhinduye uba icyaremwe gishya. Iyo ubaye icyaremwe gishya uba ubyawe n'umwuka. Iyo ubyawe n'umwuka uba ubaye umwana w'Imana. Hakurikira intambwe ya kabiri. Iya mbere ni ukwizera bikabera rimwe no kubyarwa n'umwuka. Hakaba intambwe ya kabiri. Muri bwa buzima wakiriye wemeye kububamo gute? Uburyo wemeye kububamo buguhesha kuyoborwa n'umwuka mu gihe wemeye kuyoborwa nawe, cyangwa se ukayoborwa n'amahitamo yawe, nk'uko dufite inzira ebyiri, iy'ubugingo no kurimbuka. Iyo wemeye ubujyanama bw'Imana uba uyoborwa n'umwuka. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hanyuma hari ikindi gikorwa cya gatatu, kubyarwa n'umwuka no kuyoborwa n'umwuka. Icya gatatu, kuko murabizi ko abana bose babyawe n'ababyeyi ntabwo bose bemera kuyoborwa n'ababyeyi. Tugira nabo twita ba homeless, nyamara bafite aho baturuka. Tugira abo tugira ngo batagira aho kuba, nyamara bafite aho bakomoka. Batemera kuba aho bakomoka, bakabaho mu buzima budafite aho kuba. Ni ibyumvikana ko ubyawe wese ntiyemera kurerwa n'umubyayi. Iyo wemeye kurerwa rero nibwo uba umwana, nubwo wavutse. Murakoze, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Asante. Noneho hakaza kubatizwa mu mwuka. Umubatizo w'umwuka uko mbibabwiye ni nako bikurikirana. Umubatizo w'umwuka ubaho kugira ngo Imana iguhe uburyohe bwo muri yo wowe uri mu mubiri. Imana ishimwe. Niki Imana itangira umubatizo w'umwuka? Umubatizo w'umwuka udukumbuza ijuru. Kubera iki? Nuko ubugingo bwacu buri mu Mana iri mu ijuru, ariko mu mubiri uri mu isi. Niki gituma dukumbura ijuru? Nuko ubwo bugingo buri mu Mana buzi ijuru. Turi kumbura nk'abarizi nyamara tutaragerayo. Nuko ubugingo bwacu ariho buri. Imana rero kugira ngo itugire connected n'ijuru iduha umubatizo w'umwuka. Niwo udusengesha, niwo dusengeramo. Dusengera mu mubatizo w'umwuka, kuko ubwo buzima buba buri kombine. Umubatizo w'umwuka, batizo ni ukwinikwa. Imibereho yacu ibiri muri Kristo, tuba tubumbatiwe na Kristo. Hanyuma umubatizo w'umwuka udukumbuza ijuru. Umubatizo w'umwuka uduha uburyohe bw'ubugingo, niwo turyoherwamo uko ururimi ari rwo rutuma muryoherwa n'ibyo munywa cyangwa murya. N'umubatizo w'umwuka niwo utuma turyoherwa n'ubuzima bw'Imana n'ibyo twumva, utuma turyoherwa n'ijambo, tukaryoherwa n'indirimbo zivuga ku Mana. Hanyuma umubatizo w'umwuka niwo utuma, niwo uvubura, niba navuga ngo niwo uvubura imisemburo, niwo utuma twiyumvamo, niwo utuma twiyumvamo Imana, ni nawo ukangura ibyumviro byacu by'ubumana muri twe, ukumva ijwi. Ni umubatizo w'umwuka burya. Imana ishimwe. Ukumva urategetswe, ukumva urahaswe, ukumva umubatizo w'umwuka, ukumva hari uburyo ucishijwemo bugufi. Ni umubatizo w'umwuka. Noneho hirya y'umubatizo w'umwuka hari ibintu bishobora kuza mu byiciro byabyo, byo ntibigira protokole. Ushobora kuzuzwa umwuka cyangwa ukavuga ururimi. Kuzuzwa rero ntabwo ari iyi system. Kuzuzwa ni uguhabwa imbaraga. Aricyo bita kuzuzwa. Nicyo bita kuzuzwa. Ni iki gituma twujujwe? Nuko tutari dufite imbaraga zigwiriye. Twujujwe kugira ngo tugere ku rugero rw'imbaraga z'umwuka zishyitse. Amen. Ijambo kuzuzwa ntibyumvikana se? Twujujwe kugira ngo tugere ku kigero cy'imbaraga z'umwuka gishyitse. Twuzuzwa ngo turwane, twuzuzwa ngo turemerere ibiduterura, twuzuzwa kugira ngo tubangamire ibiganza by'isi, twuzuzwa ngo duhinduke abatsinzi, twuzuzwa ko Bibiliya iravuga ngo muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abagabo bo kumpamya, kandi abagabo nyabagabo. Bivuze ngo umwuka wera kuzuzwa nibyo bidushyitsa ku kigero gishyitse cy'igihagararo cy'abantu mu by'ukuri buzuye imbaraga z'umwuka wera. Bituma rero tugeragezwa ntidupfe, turarekwa ntiduhanwe, uhura n'amakuba y'uburyo butari bumwe, ariko ntakugushe, wujujwe.
hakaba rero n'impano z'umwuka. Impano z'umwuka zishobora kubamo guhanura, kuvuga ururimi rw'umwuka udahanura, zishobora kuvuga ururimi rw'umwuka uterekwa. yego Izo mpano mwumve ko zitandukanye, kwerekwa, kuvuga ururimi rw'umwuka ni ibintu bitandukanye. Impano z'umwuka ushobora kwiyumvamo urukundo, gusurana, ni impano y'umwuka. Impano y'umwuka habamo guhimba indirimbo, ni impano y'umwuka. Ushobora kuba umuririmbyi w'umuhanga ubihawe n'umwuka, ni impano y'umwuka. Izo zo zizanwa no kungura itorero, yego kugira ngo zibe ibihamya mu itorero, zungura itorero, zimenyesha abantu amakuru nk'uko ari ku mwuka ari. Ariko kutagira impano z'umwuka si ikimenyetso cyo kutagira umwuka. No kutagira impano z'umwuka si ikimenyetso cyo kutabyarwa n'umwuka. No kutagira impano z'umwuka si ikimenyetso cyo kutuzuzwa umwuka. Birashoboka ko wabyarwa n'umwuka ntugire impano z'umwuka. yego Ariko mu by'ukuri nabwo ushobora kuba ufite impano z'umwuka utabizi, wiyumvamo ikintu, uhaswe n'umwuka, umwuka akavugana nawe, akakuyobora, ukagira uburyo ushobora kumvamo ijwi rivuga kuri wowe bitambukiranya ngo bibe umuhamagaro. Hari impano z'umwuka nk'umuhamagaro Imana itanga ngo zikoreshwe zireshya abandi. Hakaba n'impano z'umwuka Imana iguha kugira ngo izikoreshe ikominikana nawe. yego Imana iguhereze umugisha. Imana irema umuntu yamuhumekeyemo umwuka. Bibiliya bita umwuka wo mu mazuru. Twawutandukanya gute n'umwuka isi itaragira ishusho, Imana itarashyiramo ibiremwa? Nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru. Hanyuma no kuzura uyu mwuka ni imyuka ingahe yose ituruka ku Mana? Ubundi ikintu cya mbere mugomba kumenya ni kimwe. Imana kurema umuntu yari proje y'Imana yo kugira ngo ibone ubundi buturo. yego Ni nk'umuntu wakora envelope, ntabwo agira ngo ayibike, agira ngo ajye ayitwaramo ibyo afite. yego Ni ukuvuga ngo umuntu adahari, Imana yari yisangije umwuka wayo, ariko iremye umuntu imusangiza umwuka. Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka yawutanze itishamba, ubwo yari yiremeye ikibiko cy'umwuka wayo. Bivuze ko kuzura umwuka wera w'Imana uba ubaye ubuturo bwawo nyine. Noneho bivuze ngo mumbabarire nkoresha iri jambo, umwuka yagendagendaga hejuru y'amazi. Ariko umuntu amaze kubaho, umwuka ntakizerera, aba muri twe, agendera muri twe. Ahubwo umuntu utaremera kuyoborwa n'umwuka yatumye umwuka amera nk'uzerera. Ariko ubu uyu munsi turi ubuturo bw'umwuka w'Imana. Imana ishimwe. Amen. Umwuka yahumekeye muri Adamu ni umwuka w'ubugingo, ntabwo ari umwuka w'impano. Umwuka w'ubugingo ntabwo ari umwuka w'impano, ni umwuka w'ubugingo. Ubundi umwuka ubeshaho ntabwo ari uyu duhumeka. Abantu badukurikiye b'ababiyoloji bazi ko uyu mwuka dusohora mu mazuru si wo tuba twinjije. yego ntabwo ari wo tuba twinjije. Mu ntega amatwi, aho Adamu yari ari hari umwuka yinjije, ariko ataragira umwuka. Imana ifata ubuzima bwo muri yo ibuhumekera muri Adamu, asigarana imyumvire y'umwuka n'umwuka w'ubugingo. Mu nyumve, uyu mwuka w'ubugingo Imana yashyize mu muntu. Mbajyanye filozofi nyuma ya teoloji. Nyine teoloji yagiye itubeshya kubw'impamvu babitubwiye, ariko reka mbabwire, uyu mwuka ntabwo upfa. Uwuhe? Uwo w'ubugingo. Yego. Waba ari uw'umunyabyaha cyangwa atari uw'umunyabyaha. Yego. Abo nshaka kuwudevelopa kuko twaza kwinjira kure kugira ngo uyu mwuka wumvwe. Reka tuwutware gutya. Umwuka w'ubugingo reka dufate ko Marisera ariho. Yego. Ifatiro ryo kubaho ryawe si umwuka wahumetse, ni uwo wahumekewemo. Imana ufite umwuka Imana yamuhumekeyemo muri Adamu. Yego. Noneho Adamu abaho, Eva araremwa. Yego. Kayini aravuka, Abeli aravuka. Yego. Abapfuye bizera bazaramira kubona ibyiza, abapfuye batizera baramire kubabara. Yego. Ubwo bugingo ntibupfa. Itandukaniro n'uburyo buzabaho. Yego.
niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ubugingo bw'iteka. yego. Ubwo ni ubwiza. Niba bamwe baramire mu byiza, abandi ni mu bibi. mu mubabaro. Muri make mushatse kuvuga ko umwuka Imana yaduhumekeyemo ni umwuka udapfa, ni umwuka w'iteka, ni ubugingo bw'iteka. Ariko ugira amahitamo, yego, ushobora guhitamo kwizera Imana noneho. Kuko urabizi ko uyu mwuka w'ubugingo Adamu yawukoranye icyaha. yego. Imana iramubabarira, arawugumana, imusohora mu ngaruka, imusohora muri Edeni, aba mu ngaruka. Amahitamo ye mu ngaruka niyo yatumye yongera kwizerwa n'Imana. yego. Yego. Aha, uyu mwuka Imana yaduhumekeyemo ariwo twita ubugingo, ni gute ushobora kugera mu muntu kandi ari umwuka Imana yahumekeyemo umuntu, ukagera mu muntu ugahinduka mubi, kandi ari umwuka w'ubugingo Imana yaduhumekeyemo? Ntabwo wumvishe icyo twavuze. Ntabwo wanyumvishe rwose. Guhinduka mubi no kuba mwiza ntabwo wari umwuka, uwo si umwuka wo kutuyobora, ni umwuka wo kutubeshaho. Ntabwo ari umwuka wo kuyobora Adamu, ahubwo umwuka wo kuyobora Adamu waturutse mu mahitamo ye amaze guhabwa umwuka w'ubugingo. Birumvikanye. Ariwo natwe ntabwo kuzura umwuka wera sibyo bitubeshaho. Oya, tubeshwaho nuko turiho. yego. Ahubwo guhabwa umwuka, kubyarwa n'umwuka bikaduhesha kubaho mu buryo bw'umwuka no gutsinda rwa rupfu rw'iteka rutuma umuntu azaba mu mubabaro uhoraho. Yego. Tukajyanwa mu buzima bw'iteka tubana n'Imana turamya umukiza. Imana ishimwe. Aha, tubonye ko uyu mwuka rero nk'ibyo mumaze kudusobanurira, uyu mwuka Imana yahumekeyemo umuntu, tubonye ko ni umwuka w'Imana n'ubundi wazereraga, ariko Imana iza kuwushakira ubuturo. Sinzi niba nkoresha kuwuzerera, uri kumbeshyera. wagendagenda. Ntabwo umwuka Imana yahumekeye muri Adamu Yego. ari wa mwuka wagendagendaga hejuru y'amazi. Ubwo ni umwuka, ni umwuka ubeshaho. yego, Imana iwufite muri wo, yego, muri yo, yego, iwuhumekeye muri Adamu. yego, Ariko kuko aremwe n'Imana akaba yemera kuyoborwa n'umwuka, yego, wa mwuka wagendaga uraba muri Adamu uriho. yego, nk'igikoresho Imana yashyizeho Urakoze cyo cyane. kubika uwo mwuka. Yego. Yego. Aha, none rero uyu mwuka wera umuntu amaze guhabwa, sibyo? Uyu mwuka wera utandukanye n'uwo mwuka wundi tuvuze. Uyu mwuka byashoboka ko umuntu wawakiriye wamuvamo? Uyu mwuka aragenda. Umwuka w'Imana Yego. aragenda. Nubona kutagifite urwo rukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa, butigaruka dusha kuwo mwuka wera. Iyo uyobowe n'umubiri ugumana wa mwuka w'ubugingo. Yego. Imana yaguhumekeyemo, ariko umwuka w'umuyoboro w'ubumana Yego. urigendera. Ukabaho upfuye uruhagaze. Nicyo bita gupfa uruhagaze. Uba upfuye uruhagaze kuko umwuka aragenda. Kuko urumva umuntu udafite umwuka ntabwo yabaho. Niba umwuka ugiye, ubwo muri make warapfuye. Imibereho y'umwuka wawe yarapfuye. Bene abo bantu tuzabona kuko baba barapfuye mu ngeso. Si na ngombwa ko tubamenya. Wowe menya abafite umwuka. Uwo mwuka aragaruka kuko niyo atakurimo wowe urabimenya. Iyo utabona urabyiyumvamo. Tujye tuvugisha ukuri. Ubu uyu mwanya reka mwihangane nkoresha urugero. Iyo ushaka kwihagarika, yego, abantu muri kumwe ntibabimenya, ariko njye mbyiyumvamo. Urababara kugeza ubwo ngiyeyo. Ni igikorwa kiri mu buzima imbere. Iyo ushaka kwitsamura, abantu ntibabimenya, tubibwirwa nuko ugize ngo ubwo ni babandi bagira gutya. Iyo witsamuye twebwe turabimenya ko witsamuye, ariko iyo ubishaka ubwo biyingumamo ntawabibona. Ntawubibona. Noneho rero uko bikuzamo ugiye kwitsamura, niko niyo umwuka wera atakurimo urabimenya. Abantu ntabwo duhita tuba direct kumenya ko nta mwuka ufite, kuko abawufite n'abatawufite bose tubarebera mu mubiri. Hari n'abangeso nziza bagira imirimo myiza ariko batabwirijwe n'umwuka.
hari abantu batanywa inzoga batarazikuweho no gukizwa. yego hari abantu badasambana kuko ari imfura, barabyanga nyine, ni imico yabo ntibabikunda. hari umuntu utagutuka kubera uburere, atari uko akijijwe, atabibwirijwe n'umwuka. ntabwo ibyiza byose biriho bikorwa mu izina ry'umwuka, ahubwo umwuka ni igihe ashoboje umuntu wari ufite ya kamere ntikore ibyayo. yego birumvikana. noneho wa muntu wa ngeso nziza aho umwuka mubamo akamugaragaraho, amufasha mu gikorwa kimwe cyo kwizera gusa, naho guhinduka ababoneye. ariko utabikora ku bw'amaraso ya Kristo, agufasha mu kwizera. noneho reka mvuge nkanjye Aniseti, ugira n'ingeso mbi, umwuka amfasha mu kwizera no guhinduka. aha, uyu muntu ufite umwuka, byanze bikunze uyu mwuka umuntu afite, uwo mwuka waguhereza gutuza cyangwa ubwawo ushaka gusohoka ngo ujye hanze? ngira ngo umwuka ugira n'imbuto. hari imbuto twagiye tubona, ni ijambo ry'Imana twasomye. gutuza ubundi ubusanzwe n'uwo ufite wawuhumeka, uwubitse urapfa. muvoma y'umwuka ni ugutembera, ni uko umwuka umuvinga. umwuka wo muri wowe ntabwo ushobora kwihishira, kuko ntabwo umwuka wo muri wowe, ndaza kubikompara gute kugira ngo uru rugero ruze kumvikana neza. umwuka wo muri wowe asabana n'umwuka wo muri jye, kuko ni umwe, ni urugingo rumwe. noneho umwuka wo mu itorero ugasabana n'Imana, ni urugingo rumwe. ntabwo rero atuza, asabana n'undi umwuka nyine, ko niwe watugize ishyo rimwe. muri urwo rwuri arema ubusabane, arema urukundo, arema imbuto, akareba ibikorwa. kuko kuyoborwa n'umwuka ni ukugira nyine ibikorwa runaka bigaragaza wa mwuka. aho nari mvuze ngo nka Aniseti, Imana umwuka aranyizeza akanampindura, ndagira ngo mbibutse ko Koroneliyo ntiyigeze ahindurwa, ntiyari ingeso mbi. Bibiliya iravuga ngo yari umunyangeso nziza. urakoze cyane. ntabwo yahinduwe, ahubwo yarizeye. uribuka ko Petero yamubwirije akizera, Petero agatangara akavuga ngo mbonye ko mu mahanga yose bubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka. yarizeye. noneho za mbuto yeraga zo gukiranuka zitejejwe n'agakiza zihinduka iz'agakiza, kuko mu buzima bwa Koroneliyo habayemo kwizera. noneho icyo nshaka kuvuga, umwuka wera ntabwo yihishira, ntabwo ashobora kuvugira muri wowe. umwuka wera agira amaso ye arebesha atandukanye n'ay'umuntu wamwakiriye. amen. umwuka wera agira amaso ye, naza muri wowe uzabona ibyo utabonaga. umwuka wera agira ye matwi, wumva ibyo utumvaga. umwuka wera agira iye mpumeko, ahumeka bitandukanye nawe, kandi agira uwe munwa, avuga bitandukanye n'uko wavugaga. ashaka ngo abeho rero muri wowe. agira ye maguru, kuko agira n'icyanya agendamo, akaba n'aho atemera ko amaguru ye akandagira, ariyo mpamvu akurimita. hanyuma umwuka wera agira n'ibyumviro, agira amayindi, agira indi sensa. amen. umwuka wera n'indi myumvire, imyumvire y'ubumana, ni imyumvire y'imibereho, ni imyumvire y'ubuzima. umwuka wera afite ibintu yumva umubiri utumva, agira ibyo abona wowe utareba. ni umwuka wera. mbasabiye umwuka wera abazeho, mubone, muhishurirwe, murebe, mwumve, muvuge, mugende mu cyanya cy'umwuka wera. Imana ishimwe. uyu mwuka wera rero aravuga, agira imvugo ye. noneho agira n'imyitwarire, agira n'indi myitwarire. we wavugaga ngo akurimo ngo aratuza cyangwa arihishira, umwuka wera ahantu ari ntajya yemera kuyoborwa, ariyoborera. ariyoborera. niyo mpamvu iyo abonye uyoborwa n'umubiri aragenda,
kuko ubwo washatse undi muyobozi. washatse undi muyobozi. Umwuka wera ni umutware uhoraho utajya yunganirwa. Yego. Ntiyunganirwa ngo urashaka kandi kantu kawufasha, oya. Noneho burya umwuka wera hari n'ibyo ashaka. Ibyo umwuka ararikira nibyo kamere yanga. Ibyo kamere yanga nibyo umwuka akunda. Umwuka afite ibyo akunda, afite ingeso azana. Ngo ni umwuka w'Imana. Yego. Noneho hari uburyo umuntu ahabwa imbuto z'umwuka akera. Yego. Ukera imbuto z'umwuka, uba ubaye igiti cyiza gipresenta ubuzima bwawe. Amen. Kuko ubundi igiti ntitukibwirwa n'umubyimba wacyo, tukibwirwa n'imbuto zacyo. Yego. Imana ishimwe. Amen. Bivuze ko imbuto wera nizo zitubwira igiti uri cyo. La majorite imbuto nyinshi ziyangika. Kuyangika urabyumva? Uruyange. Zizana uruyange, ururabyo, abantu batareba. Yego. Abantu bakabona ugasanga uruyange ruriho, ugasanga uruyange rurahari. Noneho rero imbuto mwerera ku karubanda zituruka hatabona, aho abantu batabona, hamwe itoroshi ry'Imana riba rigera. Umurika ahatabona, aho umwijima uba. Yego. Umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha. Hamwe abantu batari, niho umucyo w'Imana uza. Kuko aho wowe ni wowe uri wenyine, nta bantu batari, uba uhindutse umuhamya hagati y'agakiza k'Imana n'imikorere ya Satani. Muvuze ko imbuto wera zigaragaza igiti cyari cyo. Ko hari igiti cyera imbuto ebyiri. Icyo ni ikibangurirano. Niko twacyita? Ntabwo ariko twacyita, niko kimeze. Ntabwo ariko cyitwa, ubwo niko kiri. Muri iki gihe rero ko numva haba hari ibiti. Ntabwo ushaka kuvuga ko hariho ibiti by'ibibangurirano? Byera indibu byara amatunda. Cyane rwose. Noneho rero ikintu gitangaje, haba hamaze gupfa bwa budasa bwa cya giti, buba bwajemo undi muzi n'andi makakama. Ubwo ntabwo kikiri igiti cy'umwimerere. Byose ntibiba ari 100%. Za mbuto zombi zera kuri cya giti, zombi ntiziba zikibaye 100%, kuko ziba zivanze amakakama. Abize agronomi barabitubwira, ariko urujiko muranabyumva. Nutanabitekerezaho umwagoronome yaba afite ikindi kibazo, kuko amakakama y'ironji si yo y'umwembe. Birumvikana. Niba rero hari igiti cyera imbuto ebyiri kuko cyabangurijwe, kuba deforme ntabwo uri bubibone ku mubyimba w'igiti. Kimwe nuko bishobora kubaho, ariko birumvikana mu budasa bw'imbuto cyera. Niyo mpamvu urwo rubuto ruje rudasanzwe kuri cya giti rubangamira imbuto z'umwimerere. Ugasanga uyu muntu akirizwa mu rusengero, ariko yagera hanze akera indi poroduwi. Ni ikibangurirano. Icyo ni ikibangurirano rwose. Aregera igaburo ryera, ariko yagera no kuri ka wayini nako ntagasiba, kuri ka vino akakemeza kabisa. Urumva ntabwo agira urubuto, ntari stabile. Nibura ngo uvuge ngo stability ye niyi. Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero tubonye umumaro w'umwuka muri twebwe. No kuwurinda kandi birashoboka. Kuwurinda kugira ngo tutaza kuba igiti urumva ari nk'igiki warindisha umwuka wera. Nibyo mwavuze ko umwuka wera ubwayo niwe ahubwo twebwe twemera ubuyobozi bw'umwuka, tukarindwa n'umwuka. Ntureba ibi bintu abantu bajya bavuga ngo kurinda ubuhamya, ngo kugira gute. Harya ubuhamya ni iki? Ni umwifato wawe mwiza. Kwangirika k'ubuhamya, turemerana ko atari uko abantu bakuvuze nabi, ahubwo ni uko wakoze nabi. Aribyo twakwita kugwa. Yego.
aribyo twakita kugwa. Noneho abantu bo bashobora kuvuga ko waguye uhagaze kandi uhagaze, bashobora kuvuga ko wapfuye kandi uriho, bashobora kuvuga ko wakoze nabi kandi utigeze ubikora. Hari ikiganiro mwageze mwigisha muravuga ngo ushobora kubona umuntu ahagaze uyu munsi nyamara yarapfuye nko muri hari abantu tuzi ko bariho bamaze imyaka 40 barapfuye. Spirituellement wamureba ukabona ni umupfu, ariko physically wamureba ukabona ariho. Hari abo dushyingura bagize imyaka 80 y'amavuko kandi barapfuye ku myaka 20. ko tuzi ko umupfu atagira imirimo kandi n'ubundi none so ngo hari imirimo azamurika, ubundi imbere y'Imana azayikura. Yayikoreye heza. Bibiliya iravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami, umwuka nawe ngo baruhuke imiruho n'imihate kuko imirimo yabo igiye baherekeje. None se uwo nguwo ko atapfiriye mu mwami ko yapfuye kera ahubwo iyo myaka maze se yarapfuye kandi byitwa ko n'ubundi ari gukora iyo mirimo n'ubundi. None se wagize ngo ni iki itorero rya Kristo riri gukora mu isi? Itorero rya Kristo ni isoko. Umuvomyi wese wemera ko afite inyota agomba kuvoma hagashira inyota. Kuba itorero rihari rifite abantu bakijijwe ni urugero rugomba gufatirwaho n'abandi bakitwara batyo. Niba abantu babonye abanyamwuka, urugero rw'abanyamwuka, bakabona imbuto z'abanyamwuka, bakabona imirimo y'abanyamwuka, ntibakore nkabo kandi bazi ikibateye kwera za mbuto, ni igisobanuro cy'uko bazahorwa ko batigeze bumvira Imana mu bantu. Ni iki gituma itorero rigihari? Ni ukugira ngo hagire n'abandi babyarwa n'ubutumwa bwiza bunyura mu itorero rya Kristo bakiri mu isi. Icyo nari ngiye kuvuga, niba umuntu yemeye ubuyobozi bw'umwuka, umwuka akamuha impano z'umwuka, ikintu umwuka gukorera cya mbere kigaragaza ko ukibana nawe, ko wemera kuyoborwa nawe, agucisha bugufi. Igisobanuro cya mbere cyo gukorana n'umwuka ni uguca bugufi. Icya kabiri, iyo umwuka aguhamagariye mu bantu aguha impano ebyiri, urukundo no kwihangana. Amen. Kuko abantu bazakugerageza. Kabiri, kandi numara kugeragezwa bizica amarangamutima y'umubiri, usigara utagira urukundo rw'abantu, ubakundisha urukundo rw'umwuka. Nitwihangana rero, ni uburyo bwa mbere umwuka arwanamwo intambara ze, ni ukwihangana. Amen. Kwihangana ni intwaro y'intambara umwuka wera aha buri muntu wese atuyemo mu gihe akiri mu isi. Ntabwo mu ijuru tuzihangana kuko ntabyo kwihanganirwa biriyo, niyo mpano ntizagerayo. Cyokora azakora iby'urukundo kuko urukundo ni hatuye. Rero umuntu wese wadutsweho n'umwuka atagira imbuto z'umwuka, atagira urukundo rw'umwuka, atagira kwihangana k'umwuka, uwo ntaba ari umunyamwuka. Icyakora twebwe twavuga ko ari umunyamwuka, ariko washobora kuba azi ko atari we, n'Imana izi ko itamukoresha n'umwuka ntagikorana nawe, ariko ashobora gusigarana impano agakora como experience, wowe ukabona experience ye, agahagarara akakubwira ngo haguruka. Nta muntu wakubwira ibintu 10 ngo aburemo 2 bizima. Abantu baduteze amatwi, nigeze nabaho urugero, ndabyibuka mbaho urugero kuri Solange, ku izina Solange. Ndavuga nti hari umuntu udukurikiye witwa Solange udafite akazi wa depoje biranga. Ndavuga nti simbibwirijwe n'umwuka, ndatatonye. Baze kutwandikira muri comment, batwandikiye ari ba Solange bagera muri 7. Ni ukuvuga ngo ibyo kuko nabikoraga, niba wari ufite umwuka ukaba warabikoraga, ushobora no kubikora noneho utabwirijwe n'umwuka, ari bwa buryo bwo kwanga kwicisha bugufi ngo umwuka agaruke, ugakomeza ngo abantu bakubone nk'ikirangirire kuko impano zawe zakoreyemo. Ntabwo ushobora kureba abantu 10 ngo uburemo umuntu ugira umutwe w'uruhande rumwe. Ntushobora kureba abantu 3 ngo uburemo umuntu urota inzozi akazibagirwa. Ntushobora kureba abantu 5 bize, 3 ngo uburemo umuntu ukora ibintu bitandukanye n'ibyo yize. Biroroshye rero kuvuga ati haguruka, nawe haguruka, nawe haguruka, ugahagurutsa 3, ukavuga ngo umuntu uri gukora ibintu binyuranye n'ibyo yize.
yegere hano muri mwebwe mbabwire. kandi Niyo mpamvu uzasanga mu iteraniro umuntu ahamagara umuntu umwe ugasanga icyo kibazo gihuriweho n'abantu benshi. Burya umwuka ntabwo ashaka kubakiza bose. yishakira guha. Ndeka da, nta nubwo yamushakaga. Ni iteganyagihe ry'umuhanuzi, ntabwo ari umwuka uri gukora. Mu nyumve, abateoloji bajya bavuga ngo igihe Yesu azura Lazaro, iyo avuga ngo abapfuye mwese nimuzuke bari kuza, yahamagara ngo Lazaro, yego, Lazaro we sohoka. Iyo adahamagara Lazaro akavuga ngo yewe wapfuye we zuka, bari kuzuka bose. Ariko we kuko ari Lazaro ashaka, aravuze ngo Lazaro sohoka. Abivuga yegereye igituro cya Lazaro kandi areba igituro cya Lazaro. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye ko ari umwuka uri kuvuga, nta janisha, nta tatona, ntabaza, arakwesiza. Ntabwo akubaza ngo uri umusore, nta kubaza ngo ufite umwana, ntabwo akubaza ngo uri umukobwa, arakubwira ngo wa mukobwa we Lazaro sohoka. Exactly. Lazaro we sohoka. Ntabwo avuga ngo mana ngo wabikora, ngo wabikora ngo nyubahishe reka. No, Yesu yaravuze ngo usanzwe ubikora, bikorere kugira ngo abantu bari hano bamenye ko ari we Mana y'ukuri. Birimo icyubahiro cy'Imana first of all. Ibintu umwuka wera akora bibamo icyubahiro cy'Imana kuruta uwo umwuka akoreyemo. Noneho wa muntu wubaha Imana yagukoresheje yubahira Imana muri wowe. Amen. Imana ishimwe. Ariko iyo udafite umwuka w'Imana muri wowe, wowe iyo utawufite uba ushaka ngo bakurubahe mbere y'uko bubaha Imana muri wowe. Niyo mpamvu tugenda twishakira icyubahiro, tukimwaringa, tukishakira amabawonsa, tukishakira umuntu yakuvuga nabi iti ndakuvumye uzapfa uturitse. Juste nta guca bugufi ku mwuka bikurimo. Ikimenyetso cya mbere cy'uko umwuka yagiye ni uko wumva udaca bugufi. Ikimenyetso cya mbere kizana umwuka wera ni uguca bugufi. Ikintu gitangaje, umuntu uciye bugufi atihannye ibyaha, umwuka wera araza kandi atatuye. Umuntu waciye bugufi atihannye ibyaha, atatuye ibyaha bye, umwuka wera muzamo. Noneho ikindi kibabaje, umuntu watuye ibyaha atacishijwe bugufi ntiyakuzura umwuka wera. Umwuka wera ashaka gukorera ku kiremwa giciye bugufi. Nose ntibivuga iki? Iravuga ngo mwanyubakira nzuki, n'ahandi naruhukira, nta handi keretse umuntu ufite umutima umenetse, uciye bugufi. Kandi uciye bugufi ntabwo ari ukumeneka byo gutoboka ku buryo bigenda bireka, ku buryo imbabazi ziza muri wowe ukagira ahantu zifatira zikanyura mu gatobore gatoya. Ni umenetse ujanjaguritse ku buryo imbabazi ziza zigatonyangira kuri buri wese wakugiriye nabi. Ni umuntu umenetse ufite umutima umenetse. Haleluya, haleluya. Ni umuntu ufite umutima umenetse. Ntabwo Imana ntishobora gukorera mu muntu udafite imikorere nk'iyayo. Ariho muri cya kiganiro nababwiye ngo ibintu bavuga ngo Imana ihagarara ku bitugu by'umupfapfa ikivugira, barababeshya. Icyo gihe yabibaye umufatanyabikorwa n'umunyabyaha. N'umunyabyaha yaba akoze mu izina ry'Uwiteka kandi atejejwe Imana imukoresheje. Mbere y'uko Imana igukoresha irabanza ikakweza, yamara kukwezi ikaguhindura, yamara kuguhindura igikoresho cyayo ikagusiga, yamara kugusiga ikaguha ubutware, yamara kuguha ubutware ikagutuma, ikaguha n'ubwiza. Iragusiga nyine, iragusiga ubu anointed, yimaze kugusiga iragutuma. Bene uyu muntu uba ufite ubugwaneza. Rero uzasanga abantu bakoresha impano y'Imana batanyuzwe, ntabwo baryohewe n'ubuzima bw'Imana. Bene uwo muntu ahita azihindura igikoresho kimutunga, agahemukira Imana kubera inda. Abakunda umubiri kuruta umwuka. Nuwo rero wayobowe n'umubiri, umwuka wera akagira ate? Akagenda atangira ashaka amakuru. Ari nabyo yita ngo umugire ubwenge, niko Imana atangira ashaka amakuru, akakubwira ngo uri umusore, uri umukobwa, wahuye n'ibi n'ibi. Aba ashaka amakuru nyine, abakeka. Nta mwuka ukeka, Imana imenya byose. Imana ishimwe. Imana iguhereza umugisha. Ngira ngo turi kumwe muri iki kiganiro turi kugenda tubivugaho kandi akarushaho kubidusobanura tukarushaho kubyumva. Yego, hari ibiti byabaye ibibangurirano, ariko mugani imbuto zanyu zigenda zigaragaza
igiti kizima n'igiti kitari kizima. urugero hari umuntu ushobora kukwerera urubuto akakwihanganira cyangwa se akakubabarira kugira ngo umenye ko iyo mbuto ye bayifunguye bayiteyemo andi makakama akubabarira none ejo mwahora ugasanga kugirira inzika kandi wamuvuye imbere yakubabarira. yaba afite impano yo gutanga rwa rubuto yarweza akaguha ariko ejo akazakuvuga. Yaba hari icyo yagukoreye agashaka ngo uzamushimire mu bantu, imbuto ziba zaragiye zonka andi makakama. Ariko ubundi imbuto y'umwuka ni urukundo, Imana ishimwe, kandi urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirwishimira ikibi kuri mugenzi we, kandi ubwarwo ntirugira n'inzika. amen, rurihangana. mwavuze ko umuntu ufite uyu mwuka wera atihishira. Mbere najyaga mbona umuntu aguhobeye agahita avuga mu rurimi, ni systeme zikiri nzima. ntabwo ari umwuka wera, ni umwifato w'abanyempano. Ni umwifato w'abanyempano, kuko ni umwifato w'abanyempano. Biriya bishobora kuba ku muntu anabishaka. Umuntu ashobora kuvuga ururimi rw'umwuka, kuko umuntu uzi icyongereza kivugira igihe ashakiye. N'ururimi rw'umwuka ntirugenda, waruvuga. Ibi bivuze mwagira ngo ntago, none se Marise tuganire, umwuka wera akubamo iminsi ingahe mu cyumweru? Icyumweru gifite iminsi 7, umwuka wera akubamo iminsi ingahe? Njye numva yakabaye ubuzima nyine bwanjye buhoraho. None se umuntu aguhobeye umwuka wera ari ubuzima buhoraho, ururimi rw'umwuka muri wowe rurimo rwavugwa rukabarirwa cyangwa si rwo? Oya, ni ruzima rwabarirwa. Urakoze. Ibyo bishobora kuba rero ku mwuka muzima, bikaba no ku mwifato w'abanyempano. Ntabwo arega si bo bonyine byabayeho. Mariya ahobera Elizabeth, nawe niko byagenze, abana mu nda barasimbutse. Icyo ni ikimenyetso. None hari n'abantu bagira urukundo, aguhobera akumva mu mutima acishijwe bugufi, ukabona nyine amarangamutima n'umwifato bye biragaragaye. Icyo cyo si ikibazo. Hari umuntu nzi ujya guhamagara umuntu akamwibagirwa, kuko yamenyereye rwa rurimi nirwo avuga ararurepeta, kakubwira uti wowe shase tidiye ni seke ni papa ni polineri, gutyo ni n'urwo rurimi yakoreshaga. Hari abantu bari buhite bamumenya, ariko nabyumva yihangane, agahita akubwira ngo ni wowe nashakaga. Mu by'ukuri urwo rurimi ruje mu buryo butagira gahunda. Kabiri, no kuvuga ngo umwuka agengwa na nyirawo, ntabwo ari ugushyira umwuka ku murongo. Wowe w'umunyamwuka ni ukwishyira ku murongo, kuko umwuka ari ku murongo. Hari umuntu nari ndi kuzamuka peyaje, urugero nkunda kurubaha, nari ndi muri bisi, umukecuru anyicaye imbere, neza imbere ya cya cyuma cya tapandigo, nibwo tapandigo zari ziri kuza. Bamwe dutanga ibiceri, abandi dutanga amakarita, bakiri gusansibiriza abantu gufata amakarita. Umuntu agiyemo peyaje akozaho ikarita, ayikojejeho umukecuru agira ati mana se kandi aya makarita yo neza, ubona nyine ari nk'aho ari umwuka. Si umwuka kwa muteri, ni imyumvire iri muri capacity intellectuelle y'uyu mukecuru, akurikije aho yabaye, uko yabayeho n'amakuru y'amakarita yumvise. None se uyu munsi abanyamwuka ntibazigira? Sinzi niba nabikubwiye, ahantu narindi ndi kumwe n'abashumba, noneho njye nari ndimo nka fanta, ariko we nyine kugira ngo bitaza kugaragara kuko yarazwi, atumiza fanta, agura hari ano marike urabona ko abasa n'amazi, so bibona. Noneho yari ari kuvanga, ariko njyewe nari nabibonye mbere ko arimo anywa inzoga ari kuvanga na fanta. Arangije arangobeza ngo ngwino nkubwire, arambwira ngo hari icyo Uwiteka avuganye nanjye none ngomba kukubwira. Ambwira ibyo agomba kumbwira, arangije arambwira ngo ariko niba hari icyo ufite n'ubundi wakongeramo kuko ndi gushirirwa. Uwo mwuka nawo ashobora kukubwira ngo nyongereramo, n'ubusabane, rega mujye mwemera gusangira n'abantu. Ariko umwuka ako kanya sabikuye he? Avuganye n'Imana. Twakoze ikiganiro ku businzi, kuri rikeri, arikira, aku, mbibutse kamwe ntababwiye muri ko, niyo mana y'Iyeriko bitaga Eriko, niyo Erikwire, ni Eriko nyine. Niyo mana y'Iyeriko,
ni nayo mpamvu Imana yahatanze kuriya bakahazenguruka kuriya, yego bameraga nk'abavumura inkike kuko Imana ntiyemeye ko barwana. N'uyu munsi umujyi wa Yeriko uri mu mijyi ishaje ko ni amatongo, ntabwo wubatswe, ntabwo wubatswe, ni itaka rirunzemo. Bajya muri Isiraheli cyangwa abahari barabizi. Icyo nshaka kuvuga ni iki: umwuka uba mu basinzi ku muntu wa mumarayika wabonye n'ubarinda Salvador twarabibonye, twabonye rikeri, tureba inganda uburyo bazita gin, tureba uburyo bazita spirit. Noneho twemerane iki, abantu muteze amatwi hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi, mumbwire, umuntu uri mu mwijima yabona umuntu uri mu mucyo? uri mu mwijima, koresha ubwenge butekereza, yamubona, ni nawe ugaragara. Urakoze cyane. Biroroshye rero ko umuntu wa Satani yakureba akakubwira ibyiza, nibyo, ariko biragoye ko we yakora ibyiza. Biroroshye ko yamenya gukiranuka, ariko biragoye ko we yakora ibyo gukiranuka. yego Ibyo nta gitangaza kirimo ngo umuntu yambwiye ibyanjye bikazaba se ngo bikazaba. None se 16 byakozwe n'intumwa, umurongo wa 16, Sirasi yaravuze ngo umukobwa utewe na dayimoni ni umugabo witwaga ni Tofili, yego ni Luka wanditse iki gitabo, abwira Tofili yari kumwe na ba Pawulo, bakurikirwa n'umukobwa waraguraga ikigirwamana bitaga Rutemi. Arabakurikira agenda avuga ngo aba bantu barababwira iby'agakiza, ni mubizere, mububahe kuko ni abagaragu b'Imana. yego None se Pawulo si ibyo ari kuvuga? Si umugaragu w'Imana se? Yego. Kuki se bibonywe n'umuntu wuzuye abadayimoni? Ni igisobanuro cy'uko dayimoni izi Imana. Kuvuga rero iby'Imana kuri wowe, iby'ineza y'Imana yibwira ni byinshi. yego Twarabibonye mu kiganiro, nta limite y'ineza Imana ishyira ku mukiranutsi. Imugirira ineza ikubye ineza, ineza yongeye gukuba ineza, ineza yongeye gukuba ineza. yego Imana ibigirira abayizera. Rero kuza nkakubwira kamwe muri twa tuntu ntibivuze ngo ntikatazaba, ntikazabura kuba. yego Umupfumu ntavuga ibizaba, yego ntibiba. None se aba ari umwuka w'Imana? Si igitangaza ko abo babibonye. Ntitwabonye uburyo dayimoni yikubise hasi imbere ya Kristo? yego None se ni abantu bangahe bubaha Kristo gutyo? ahubwo se ninde biragoye pe. Urakoze. Rero ni ibintu byoroshye ko umusinzi yaguhanurira. Ni bimwe mu Kinyarwanda bavuga ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo. Ntago yarivuze ko muteri yariguyeho, yarisitayeho. Kurigwaho rero ntabwo ari ukurivuga ntirimubamo, yariguyeho. Rero n'umusinzi yaguhanurira, ntabwo bivuze ngo ni Imana yakoranye nawe. Oya, ubundi umuntu uri mu mucyo agaragarira umuntu uri mu mwijima kuruta uko uri mu mucyo yabona umuntu uri mu mwijima. Umuntu wese ushaka kwihisha yihisha mu mwijima, ariko ushaka kugaragara ajya hehe? Mu mucyo. None Imana iguhereza umugisha. Reka dusoze kino kiganiro. Ibiganiro byo ku Ijwi ry'Umukanguzi nakagaruka, kandi turabashimiye pe by'umwihariko. Turabashimiye kubana natwe. Inama cyangwa inyunganizi n'igitekerezo byandika muri komenti. Ahasigaye dusoma komenti kandi ngira ngo barabasubiza. Ari umuntu abonye wanditse muri komenti aravuga ngo afite umushumba umuyoboye, ariko uvuga ngo uzamubwire Yesu ni Imana, we amwigisha ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Arabizi uriya muntu ntabwo yatubajije, ahubwo ashaka ko dusubiramo ikiganiro yumvishe tuvuga. Niyo mpamvu hari komenti muduha tukabihorera. Kubera iki? Yaravuze ngo n'umushumba wanjye ngo ntarabimenya. Iyo komenti wayisomye nabi, ngo ntaramenya ko Yesu ari we Mana. Ubwo ari kugira ngo dusubiremo bya bindi, kandi si ngombwa ngo umushumba wakumenyera ibyo umenya. Wowe wabimenye birahagije, komeza ubimenye, wera imbuto, hanyuma uko wabimenye Imana izamureshya nawe abimenye. Si ngombwa ko ubutumwa twamenye dutunga agatoki abatarabimenya, ntabwo ari byiza. Yego. Komenti nyinshi nabonye bavuze ko bagukunda rwose, kandi banizera ko bakunda, ariko ngira ngo urukundo, umuntu ukubwira ngo aragukunda ariko atakwereka ko agukunda, ntabwo abazi iby'icyuho. Narabisobanuye. Abatwanga bo batubwira,
abatwanga akoresha ntabwo ibishoboka babitubwira byose. barabitwereka. Yego. Noneho umuntu udukunda nawe nashaka biceceke Mm. ntabitubwire abitwereke, Yego. kuko njye bananderanja bazi ko bari kumbwira iby'urukundo, mukanderanja nkabangamirwa pe. Mm. Tekereza umuntu kugusohora, uri mu materaniro, ndi umuvugabutumwa murabizi ni naho mwamenyeye, Yego. ntunatekereje ngo anise atari mu rusengero, Mm. ntamamagaye ngo mukozi w'Imana ndi kumva ikiganiro cyawe ndagukunda. Yego. Ibyo bimariye iki? ntibayoborwa n'umwuka. Ibyo mu by'ukuri niba nkunda nyine ubiceceke utuze, wowe ubinyere kureke kubimbwira. Yego. Muratuderanja, Mm. muratuderanja pe, ngo ni ukuri ndagukunda, ngo ndabivuze, ngo nubwo uvuga ngo turakuderanja, ngo ariko ngo ndabikubwiye, ngo ngaho bayi. akaba aragurutse. Kandi iyo telefone isohoye mu materaniro, Mm. igukuye mu nama runaka cyangwa se igukuye no mu bantu runaka. Mm. Banza urebe ibintu ugiye kumbwira, mu by'ukuri ntaho bituderanja. Mm. Hari nk'umuntu uguhamagara ngo narindi kwandika nimero zawe ngo ngira ngo ndebe kwicamo, none ndayibibye, none numvishe icamo. ngahibaze ngo nagiraga ngo numve ngo ko atari abanyamakuru bajya bayitaba. Mm. None se ubundi abanyamakuru muzi baba ku ijwi ry'umukanguzi ni bande? Umwuka Nabaye. ni abayobore. Amen. Aha, reka dushimire na Jeanne nabo badufashije muri uyu murimo, ngira ngo nawe natagwa isari azasarura. nawe bari Jeanne, kwifasha, nawe bawifasha. nawe bari kwifasha kuko Kandi- uyu murimo ntabwo ari uwa niseti. Mm. Abantu badukurikirana ku ijwi ry'umukanguzi bari kumva ijwi ryawe. Yego. Jeanne ntibamubona, ikintu gitangaje, njye ndabwiriza kubw'umuhamagaro, Mm. ariko Jeanne nawe afite umuhamagaro akoresha. Yego. Twese rero mwebwe muza niseti, Mm. ntimuzi Jeanne kuko mutamubonye, Yego. ariko Imana izi twese Amen. kuko twayigaragariye. Mm. Imana ibaha umugisha. Yego. Mm. Bo, reka dusenge. Mana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana y'ubuntu n'agakiza, turagushimiye. Waraduhamagaye duha umwuka wera nk'ikimenyetso, urangije umuduha nk'intsinzi ngo twemeze, urangije uramuduha kugira ngo yende ku bya data bitumenyeshe, tumaze kubimenya turakwizera, none turagushimiye. Mu byo twamenye kuri Imana y'amahoro, tumenya kuri Jehova Rafa, umukiza w'indwara. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo iziri mu maraso, mu mitsi, mu magufwa, mu mubiri ndetse no mu musokoro zikurwemo n'ukuboko k'umukiza kubwo kwizera. Amen. Tubisenze ku bwawe none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. ijwi ry'umukanguzi.